tuvuga se muzicara imbere mbone umuntu numvaga afite amatsiko ni perezida wacu ntago abo bandi ngo bamugabe ntago nyine ndagira amahirwe wenda ngo mvuge ngo nagiye mu ntayiburana ngo mbone ngo babyina gutya sibyo mvuge ngo wenda sibye guhura nko mu bukwe nkabona wenda nk'inyamibwa dukunda guhura n'inshuti zanjye cyane abantu nako barimo bose n'inshuti zanjye uri kubyumva inganzo ngari nuko ntago rero navuga ngo ababyina neza kurusha abana abangaba aho ngaho ahubwo rimwe bazategura amarushanwa turebe ibyari byo. Yes, ni tumukunde Joseline nanone ugarutse kuri Tuti Jojo TV. Turagarutse mu biganiro byacu bya buri munsi aho twababwiye ko tuzajya tugenda tubazanira abatumirwa batandukanye muri gakondo cyangwa se culture ndetse kandi muri sport yacu ya hano mu Rwanda abo tuzajya tugirwa amahirwe yo kugenda tuzana muzajya mugenda mubabona tuganira. Uyu munsi rero tuje mu isura nshya nkuko mubibona aho turi hatandukanye naho mwe musanzwe mutubona birumvikana ngira ngo mite nanabatumira mujye muza mudusange hano mu mujyi turi hafi cyane kuri Imagination Nature Studio. Amafoto meza yose muzajya muyahakura rwose tubafotora neza kandi ku mafaranga make birumvikana. Ni karibu rero ubutaha mujye muza nanjye mpari nzajya mbigiramo uruhare. Naratinda ndabaha ikaze mbasuhuza mbifuriza kugira umunsi mwiza ndetse n'iminsi myiza uri hose waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda uri mu ntara uri hehe hose ndakwifuriza kuza kugira ibihe byiza hamwe n'Imana. Burya tujye twiragiza Imana buri gitondo ko tubyutse ndetse tugiye no kuryama kuko niyo ituragiza kuramuka ndetse no kuryama tugasinzira. Nyabuna byaba bibabaje ubaye ubyuka ugakora bikemera ukabona ibintu biragenda neza ariko utajya wiragiza Imana ndetse ngo unayishimire. Reka nkubwire ngo ndacyari Joseline tumukunde, reka tubane gatanu ku kandi dufite umutumirwa. Umutumirwa dufite twari twamubabwiye n'ubundi ku ma posts mwagiye muyabona atandukanye ababashe kuyabona ariko noneho reka tubanze tumwumve. Nababwiye ko intore zigira uko zivuga. Intore zigira uko zivuga ziba zifite ibyivugo bitandukanye abahanzi baba bafite uko bivuga nawe rero reka twakire cyangwa se atwibwire mu buryo bwe. Ni karibu kuri Tuti Jojo TV. Intwari batabikeka ntaramira babishaka batabishaka bakabishaka nasobanura ibigembe mu rugamba rwese mu gitaramo rwa gitare ratamye meno ngo ndacuranga inyo na runyana icyo gihe mpabwa impundu n'abagore nirehe bagabo gasoze ndege gashirirungu ruhanga rw'uruhehe muri inshuti y'abato cyane ndumugabo w'umugore wanjye. Ngaho rero ngo ni umugabo w'umugore we ubwo ngubwo simbizi niba abandi ari abagabo bande araje atubwire byinshi bushize hasi kwanza iyo gahunda hanyuma tubanze tubwire abanyarwanda ndetse na byinshi bitandukanye gashyire hasi nta kibazo na byinshi bitandukanye aragenda tubwira ariko abanza naduhere ku cy'umugabo w'umugore we. Ni karibu. Urakoze cyane. Amazina buriya hari ukuntu babyumvise bumva ikivugo ariko noneho reka tubabwire n'amazina n'ibindi tuze kubigeraho tugera no ku kivugo cyawe. Urakoze cyane. Amazina niswe n'ababyeyi ni Karine Jabo Inyasi. Jabo nkakoresha mu buhanzi Jabo. Jabo Inyasi. Ni umuhanzi Jabo Inyasi. Ubwo birahita byumvikana ko ni Karine Jabo nyine yahinnye ariko se ikivugo cyawe cyaturutse kuki? Urakoze cyane. Ni nk'ibisanzwe buri munyarwanda wese ubundi yakagombye kugira ikivugo. Rero ikivugo no kwicara nyine no kwivuga ibigwi kwivuga imyato ni ibintu nk'ibyo nyine uricara ukandika ugatekereza ukavuga ati ubundi ngendinde ariko nanone bigira aho bihera urumva ko nahereye ku gisekuru Jabo Murengera Ntwari wa Jabo nyine
ukagenda none nawe ushyiraho ibigwi byawe uba wahereye ku babyeyi bawe kugenda ku bisekuru byawe. Abantu benshi bakuze muri gakondo bakuzi kuri Kamaranga, izina Kamaranga. Dusobanurira impamvu ya Kamaranga, wenda nje hari uburyo mbizimo buke ariko abanyarwanda ndetse n'ababyumva bakuvuga ngo Kamaranga barashaka kubimenya bitandukanye nuko babyumva badafite ubusobanuro. Kamaranga byaje bite? Urakoze cyane. Kamaranga ubundi ni indirimbo yitwa Kamaranga. Ni indirimbo yitwa Kamaranga. Iyo ndirimbo rero ndayikunda cyane, nkunda kuyiririmba. Abantu benshi nyine bakayisaba nkayiririmba nyine bahita bahera ko banyita nyine Kamaranga. Mu kanya tubaza kunyuzaho uturirimbireho agace gatoya kugira ngo n'abantu babyumve ko nuko yikunda, ariko wenda ushobora no kuba ufite uburyo ubumenyi uyizeho. Hanyuma turebe Jabo, ukomoka hehe, wageze uti Kigali, byagenze gute? Wenda se ukomoka ni Kigali simbizi, ariko tubwire Jabo ubundi ni muntu ki kuva mu bwana bwe yaturutse hehe? Urakoze cyane. Jabo ni umusore nubwo ngeze mvuga ngo ndi umugabo w'umugore wanjye, ni ibyishongoro nk'uko nabikubwiye. Mvuka mu karere ka Nyanza, aho bita mu Gihisi. Ndi umusore ukiri ingaragu ariko ntabwo ndaranigaragura ntumbaze ibindi kuri ibyo. Nkaba ndi umuririmbyi, ndi umuhanzi, ndi umucuranzi. Byo kwiga kuririmba cyangwa se kumenya kuririmba no kuba umuhanzi, gucuranga, wavutse ubizi, byaje bite? Urakoze cyane. Kuririmba se nakubwira ngo ikira, urabizi abana benshi babyiruka nyine bafite inzozi nyinshi, ugasanga avuga nzaba umukinnyi, nzaba umuririmbyi. Rero njye nakoze numva nzaba umukinnyi, nkakinira nka Real Madrid kuko ni ikipe nakundaga cyane. Ariko no kuririmba birimo, ariko numva atari ibintu byanjye nyine, atari bya bintu wumva nyine uzagira akazi, numva bikunze ariko atari bya bintu wumva nyine uzagira akazi, numvaga nzaba umukinnyi. Ariko nyine ko umuntu agenda akura nyine bigenda byicagura nyine ukamenya ibyo ukunda kurushaho. So rero naje kumenya ko kuririmba ari ibintu byanjye cyangwa ari impano yanjye niga mu 5 primaire. Mu 5 primaire ndabyibuka mu gihembwe cya 3 turi gusoza, turi muri chômage niko nabyita, byagema muri mu masuku muri hafi gutaha, nibwo nanditse indirimbo. Iyo ndirimbo nanayiririmbye ndakeka muri exam. Nuko rero natangiye kwandika indirimbo, niga mu 5 primaire. Ubuhanzi bugenda bukura gutyo nyine. Buza gukura, uza kugeraho wigina. Akenshi mu Rwanda dukunze kubona abantu bacuranga inanga baba barabikuye ku babyeyi babo cyangwa se inshuti abantu bakuyize bareba bacuranga. Wowe byagenze gute? Warabyize, wabikuye ku muntu? Kumenya gucuranga inanga byagenze bite? Urakoze cyane. Nkuko nabikubwiye, kuririmba ni ibintu bigenda bikura. Uko ugenda bikura rero ugenda uca mu bintu byinshi, mu marushanwa, ukajya ujya mu studio kureba aho bari recordinga, ukavuga ati ngiye mwankoreye indirimbo. Rero naje kugirirwa amahirwe muri 2013. Ubwo mu Rwanda haje, numvise inkuru ko hagiye kuza ishuri ry'umuziki mu Rwanda. Nibwo nigaga Nyanza muri Coast. Numva inkuru nyine yuko hagiye kuza ishuri ry'umuziki mu Rwanda. Ndavuga ibintu byiza cyane, ndavuga amahirwe ntabwo yancika, ngomba gukurikirana ibyo bintu uko bimeze. Ndabyibuka nabimenye hasigaye ntuza session ya nyuma yari yabereye Musanze kugira ngo bajye finale. Nari mvuye mu marushanwa yo kuririmba mu bintu bya MTN, na telefone bajyaga basohora bagatanga amahirwe nyine, bagakoresha amarushanwa bashaka kwamamaza iyo telefone. Rero nari maze kwitsindira ku rwego rw'igihugu n'abaye wa mbere. Umwe mu bantu bakora muri MTN ahita ambwira se ko ufite impano yo kuririmba, waritse nka kujyana ahantu hari bashaka bagiye gushinga ishuri ry'umuziki mu Rwanda, ukabasha kujya kwiga. Ndamubwira ati nta kibazo, nigeze kubyumvaho ariko sinamenya amakuru
y'ukuntu ibintu bimeze nyine urumva kiragiye social media zari zitaragira cyane ngo zikubite telefone nta telefone nabaga mfite cyeka nk'ingo nabaga natsindiye nabwo urumva nahitaga nyigurisha ibintu nk'ibyo ngibyo rero bahise banjyana i Musanze banjyana i Musanze buke bw'amarushanwa ariko ari kwa gatandatu mitangiye yo sanga banatangiye sanga batangiye hasigaye abantu babiri urumva bari bamaze no kwiyandikisha urumva nari njyanywe n'umuntu ukaze nyine uzwi aramvuganira nyine baranyandika mitana natsinda mba no wa mbere Musanze bahita bamfata mitangiye finale abakoze amarushanwa muri MTN nakandi kantu ko tumenye tutari tuzi ndetse ayakora no muri ku ishuri ry'umuziki ryo ku Nyundo ari nabyo ngira ngo duhite tuza no gukomerezaho ngiwe kumenya Jabo namumenye n'ubundi muri gakondo niho numva namumenyeye ariko ubundi ku Nyundo Jabo ku Nyundo abantu kenshi bavuyeyo tubona baza biririmbira amashyikira mu bundi buryo butandukanye n'ubwo wo gukora mu muziki ntago ari benshi bagira courage yo kujya kwiga no kuririmba umuziki gakondo ubwo wabihuje ute kumva ko ugiye ku Nyundo ntushake kuba umustar nk'abandi bose kuko nta muntu wari waba umustar urenze muri gakondo ngo tubone ari kuri level yo gushininga nk'abandi nka wenda urugero nka ba Bruce Melody nubwo ngira ngo atahanyuze n'abandi batandukanye niki cyaguteye imbaraga wowe zo kumva ko ugiye kwiga umuziki gakondo no kuwucuranga urakoze cyane urumva nyine mugiye kwiga mufite ibintu byinshi bitandukanye urumva nkanjye ndabyibuka nakoze nk'uri indirimbo yanjye ya mbere bwari 2011 icyo gihe ntabwo narimbaga gakondo nakoraga hip hop n'abandi bikumva kandi urumva nk'izo ndirimbo nyine nk'izo ndirimbo urumva nizo najyanaga no mu marushanwa nkaba n'uwa mbere kuba uwa mbere mu gihugu ntabwo ari ibintu biba byoroshye baca imbere abaririmbyi benshi rero nkomeje kuri icyo ngicyo uvuze nicyo buriya kwiga nyine ni byiza kwiga ni byiza cyane urumva twagezeho tujya finali turatsinda batoranya bamwe bajya kwiga bafata n'abantu 30 mu gihugu cyose turagenda tujya kwiga rero mu gihe nyine mufite inzozi zitandukanye inzozi mufite rero ni nko mu gisirikare ura mu gisirikare ngo ujye mu gisirikare ngo ibintu byose wari ufite byose bita bigushiramo so rero natwe twaragiye nyine hari ibyo twabaga dufite twumva inzozi zacu tuzahita tuba ba Kiss Brown bande nyine mugero bakabaganiriza twari dufite abarimu beza bafite ibintu byiza baratuganiriza bakajya batuzanira abarimu baturutse hanze za Berklee College mu bihugu muri Amerika mu mashuri akomeye cyane hizemo bashakira bakaza bakatuganiriza rero nkomeje ko icyo ngicyo yavuze cya gakondo biri mu bintu twize cyane batwigishije kutubwira ko gukunda iby'iwanyu ari byo bya mbere nta cyaruta ikiwanyu ntacyo wakora ngo kirute ikintu kiwanyu gakondo yawe niza kugaragaza aho uzava ugiye hariho hose igihugu cyose uzaba ugiyemo kugira ngo ube wuriwe nuko uzaba uri gukora ibintu by'iwanyu urumva rero mvuga why not ntabwo nari nzi gucuranga inanga nta gicurangisho na kimwe nari nzi gucuranga nta nubwo inanga nanayikundaga nabonaga ari ibintu by'abasazi byasagiho ese uyu munsi uzi gucuranga ibi bihe bigucurangisho gakondo usibye ndi inanga niyo navuga buri yivuze ngo ibicurangisho uzi gucuranga ni ibintu wavuga biri profession nyine ikintu navuga kiri profession navuga ni inanga ibindi ni kwa kiyadabuta nyine biraha ariko ntago ari ibintu navuga ngo najya imbere y'abantu ngo ndate wow banyarwanda rero banyarwandakazi nabazaniye session cyangwa se gahunda yo kuvuga ngo tumenye iby'iwacu ngize amahirwe Jabo nawe abikomojeho dukunda iby'iwacu gakondo yacu n'ubuzima nubwo tukunze kuvuga ngo nta siporo nta buzima nanone rero gakondo yacu nibwo buzima hano mu Rwanda biragoye ko wabaho udafite icyuzi ku muco wawe cyangwa se uburyo witwara ku muco wawe ngo nugera hanze y'igihugu bashe kwisobanura kandi nyamara igihugu cyacu ni ikintu kimaze gutera imbere hanze abenshi barifuza kwitwa abanyarwanda bashaka kuba abanyarwanda natwe rero niyo mpamvu tuzajya tuzana bazi ibintu bya gakondo kubyina kuririmba gucuranga kugira ngo badusangize ku buzima bwabo bagende bagira ibyo batwigisha ndetse n'ibyo batubwira kugira ngo natwe dufate umwanzuro cyangwa se tugire n'ibyo twiga kuba twamenya ngiye guhitana namubaza iki kibazo uretse kubikunda gusa ukanabikora bikumariye iki urakoze cyane
ubuse ahubwo se n'iki bitamaze ni byose kuri njye kuko nibwo buzima bwanjye mbamo nta kandi kazi ngira nibyo bihunze nibyo nkora nkafasha abandi bantu ni buri kimwe kuri njyewe. Mperutse kukubona muri convention hari habaye dine irimo abaperezida batandukanye b'igihugu, wajya gurota kuzigera uhura na perezida utarajya muri ibi ngibi? Biragoye, ntabwo ibyo bintu nabitekerezaga mu buzima. Uyu munsi uri hari ahantu nka hariya wahuye n'abantu batandukanye bakomeye, na cyane ko maze kukubona mu ma event menshi, uri hari uba wiyumva gute? Ni iki wabwira abantu bari kubona inanga bakumva ko ari byabasajye wowe bamugani nkuko babitubwiye? Ni iki wababwira ukurikije n'ubuzima bayemo uyu munsi n'abantu muhura nabo? Urakoze cyane. Nkuko bivuze ntabwo ibyo bintu numvaga ko bizigera biba. Ndabyibuka bwa mbere bibanza ari 2015 hari inama yari yabaye yari yahuriyemo abaperezida bose bo muri Afurika. Nibwo twagiye kuririmba muri iyo nama turi abanyeshuri bo ku Nyundo nyine. Yego. Tuvuga se nzicara imbere mbone ntago nafite amatsiko yo kuvuga ngo perezida ngo ntuza Kisekedi Gisekedi ntago yarari Museveni bano ba perezida bandi nyine ntago numvaga mbafite amatsiko. Umuntu numvaga afite amatsiko ni perezida wacu, ntago abo bandi ngo ba Mugabe nta matsiko nari mbafitiye pe. Ari kugira amahirwe urababona? Ngira amahirwe ndababona, umwana ndumva ndishimye cyane, narababonye nubwo wenda twabareberaga kure turi hejuru bo bari hasi, ariko byibuze warabarebaga gutyo bavuga ati wow ibi bintu ni ibintu byiza. Byarakomeje rero, navuga ko ari nk'amahirwe nagize, byarakomeje. Ndakeka nk'abaperezida wenda ntari naririmbira muri Afurika we ntawe, wenda no hanze ku yindi migabane barahari benshi maze kuririmbira. Urumva ni by'agaciro nyine. Ntabwo ibyo bintu rero numvaga ko nzabigeraho shimira n'ishuri rya muzika ryatekereje ku bana b'Abanyarwanda. Aka kanya abantu barabiseka baravuga ishuri ry'umuziki ryaje kumara iki ko tubona nta bintu bihari. Ntago ku Nyundo ntago bahinga ibihumyo, ku Nyundo batera imigano. Buri ibihumyo nicyo kintu utera ejo mu gitondo kikaba cyameze, ariko umugano urawutera nyuma ukazera nka nyuma y'imyaka 5. Rero Abanyarwanda n'abantu bavuga ku Nyundo hari ibintu byinshi byiza kandi bazabibona, bamaze no kubibona mu event menshi. Ari iki abacuranzi amabanda akomeye asigaye agezweho, kandi sinzi umuntu utabona umumaro wabyo, sinzi ikintu nta kintu nyine yababona. Yashwa bimaze kugaragara ko umuziki w'u Rwanda uri kugenda uzamuka. Wa mugani wawe aba DJs abacuranzi batandukanye ubona ko birimo bigenda bitanga cyane umumaro ku Nyundo. Mpise ngaruka gato y'inyuma ku buryo nge nkuzi kubera Inganzo Ngari. Uyu munsi umuntu yakubara mu bamambure b'Inganzo Ngari, yakubara nk'inshuti yabo, ese ni umuntu bafasha. Ubundi wowe n'Inganzo Ngari muhurira kuki? Urakoze cyane. Inganzo Ngari ni abantu nkunda cyane. Mbese navuga ko ndi Inganzo Ngari ngewe. Ndi Inganzo Ngari, ndumuririmbyi, turakorana muri Corine kwa gatanu. Tuba turi kumwe mujye muza kwa gatanu tubataramire. Haba hari ikintu kwa gatanu muri Corine gakondo n'Abanyarwanda. Kwa gatanu muri Corine haba hari night culture, niba nibuka neza niko yitwa. Nijoro riba riryoshye ririmo indirimbo nziza ndetse n'imbyino n'ababyinnyi b'abahanga of course. Na jaba bahari rero mujye muza kwa gatanu bahari rwose. Bya bindi tutaratangira kubona hano ndetse ariko tuzabona hari aho wabasha kubibona neza byoroshye. Ndavuga ibijyanye no kubyina ndetse no kuririmba indirimbo z'abakera. Wari ugikomeje ku Inganzo Ngari? Inganzo Ngari nkuko nabikubwiraga, Inganzo Ngari bari mu bantu nabona kuze nkunda nyine ndumva ariko ntabazi. Ndabyibuka rimwe nigeze kuca ahantu barambwira ngo ni Inganzo Ngari ziraza kubabyina ari mu bukwe. Ibaze nyine kumva ngo uraza ahantu Inganzo Ngari nyine zirahabyina. Ndagenda ntegereza paka nyine baje kubyina ndaza, ariko uwo munsi ukuntu natashye nishimye byatari. Rero Inganzo Ngari ziri mu bantu bafashije kumenya kuririmba gakondo nyine. Urumva navuye ku ishuri, urumva nari nkeneye abantu bafite ubumenyi buhagije. Yego.
nyine abantu bafite ubumenyi buhagije mu kuririmba gakondo cyane. Yego nari narabicemo nigeze nabaye no mu Nyamibwa ndirimba muri korali yo mu Nyamibwa nka 2011 gutyo zikiri Butare ariko ntago namaze n'igihe. Rero mvuye ku ishuri ku Nyundo ndavuga reka njye mu Nganzo Ngari nkomerezeho nige amatekinike yo kuririmba gakondo mu buryo bugiye butandukanye mu buryo bumwe n'ubundi. So rero ndabashimira baramfashije n'abantu b'abanyamuryango beza cyane ndabashimira cyane. Hari ikibazo kiri muri ngira ngo mpite nkubazaho ukivuga ku by'amatorero hanze ahangaha iby'abantu baba bibaza kuri wowe ugiye kureba amatorero y'ababyina neza mu Rwanda umpatatu yaba ari ayahe nushaka ubikurikirana uko wumva yabakurikirana. Ubundi se amatorero se ubunzi nayahe? Inzi Nganzo Ngari, nzi Nyamibwa, nzi Bihame, nzi Bihame, nzi Intayoberana. Iki kibazo cyane bagisubije. Hanyuma noneho rero kuri wowe wayatonde kote? Urumva nje mbaje ngo natondeka nte ntago nzi level y'ayo matorero yose agiye ariho. Urumva ntago wenda njya mbasha kugira amerwe kujya gusura ngo mbone amatorero uko akora kandi nta n'amarushanwa wenda yari yaba mvuge ngo nanjye ngende kubyo maze kubona iri ngiri rirarushire. Sibyo wenda nkunda kubyumva babivuga ati rirushire ariko ntago nyine ndagira amahirwe wenda ngo mvuge ngo nagiye mu Ntayoberana ngo mbone ngo babyina gutya. Sibyo mvuge ngo wenda sibye guhura nko mu bukwe nkabona wenda nk'inyamibwa dukunda guhura n'inshuti zanjye cyane. Abantu nako barimo bose n'inshuti zanjye uri kubyumva. Inganzo Ngari nuko ntago rero navuga ngo ababyina neza kurusha abana abangaba aho ngaho ahubwo rimwe bazategura amarushanwa turebe ibyari byo. Arakoze Jabo ni gutya byumva kuri we amatorero agera kuri 4 byabashe kutubwira aragera kuri 4 ndetse nta nubwo yibeshye ugiye kuba wayatondeka udahereye kuri ayo ngayo sinzi ahandi waba ugiye. Hanyuma none reka tugiye ku yindi session yo kubanza kumva koko impamvu bamwita Kamaranga niba abishoboye cyangwa se ari ukutubeshya. Urashaka Kamaranga ndacyayibuka. Fata inanga yawe banza utwumvishe nubira nushaka uraduha indi. Kamaranga ni indirimbo ya kera. Kamananga kasebajura kuhurura cyane uzagwiyugiye zenda kurwana mana y'u Rwanda kuhurura cyane uzagwiyugiye ati singwiyongiye manira reba zenda kurwana mana y'u Rwanda zenda kurwana mana y'u Rwanda. Abagore bari mu nzu munturiza urwamo muzababana zenda kurwana mana y'u Rwanda nimunturiza urwamo muzababana mbabwira umushabeze washeze ubwoba
sindakurwana mana y'i Rwanda kamananga ajya gutera umurera yabwiye umugaragu mwicage hese mwicumu ryanjye gindabarera sindakurwana mana y'i Rwanda mbingabo yanjye rumara mwaga muheto wanjye kirinda abapfuzi sindakurwana mana y'i Rwanda mwamwumvise Jabo abantu baraza kutubwira hano muri komenti baraza kubitubwira niba koko ari ibintu uzi cyangwa ari ibyo uhimba ku bwanjye njyewe mbanyuzwe iyo numvise iyi ndirimbo ndetse na gakondo nagira ngo nanakubwire ko ndi umufana wawe by the way ntabyo urakoze cyane ndi umufana wawe kuva 2017 kuva 2017 ngiye nibwo nakumenye ntantangira no gufana nakumenye n'ubundi uririmba ino ndirimbo yego Mericoline nanjye nari nkibarizwa mu Nganzo Ngari bravo aho bimaze kugeza kuri uyu munsi byatangiye nkuko wabivuze ukiva ku ishuri umuntu yabonaga nyine ari ugushaka ariko uyu munsi ndibaza bimaze kuryoha cyane noneho biri kugenda bijya mu nzira natekerezaga mu byifuzo byanjye nashakaga umuntu yakwibaza kuba muri gakondo gutya cyangwa se kuririmba gakondo gutya byagutuma witwara nk'abastari hanze ahangaha uko babayeho cyangwa se uko bagenda kumva ko nawe uri kuri level y'abastar tubona uko babayeho ubuzima bwa buri munsi cyangwa wowe kuko uri muri gakondo nyine ukiri wa muntu usanzwe urakoze cyane ubundi icyo navuga waruvuze ngo wenda byatuma witwara nk'abastari njye ntago nda umustar ntago ndagira ibikorwa biri big urankeka ko ku mustar ari kuba ufite ibintu bituma witwa iryo zina bizwi n'abantu benshi batandukanye yego rero ndi mu bantu bari gukora kandi cyane ntabwo iryo zina rero niriza ntabwo nzaribwira ngo genda kuko ibikorwa byanjye byamenyekanye n'abantu benshi nzaryakira na yombi uyu munsi ari mu rugendo rwo kuba umuhanzi ukomeye niko nabyita reka tureke gukomeza gukoresha izina ubustar umuhanzi ukomeye uzwi n'abantu benshi batandukanye ndetse byaranagaragaye mu minsi ishize ushyira album hanze yitwa Hinga ugira icyo dusobanura kuri Hinga ugira icyo ubwira abanyarwanda ubundi kubera iki yiswe Hinga urakoze cyane nk'uko bivuze nasohoye album ejo mu kwezi kwa 10/11/2023 yitwa Hinga ntago ari Hinga ni Hinga Hinga nkuko nakubwira Hinga ngo nakubwire nkuko urabizi kera mu rugo bakundaga kutubwira Hinga mwana wanjye ngwino mucire ku mayange album yanjye rero nayitire iryo zina Hinga ni indirimbo umubyeyi abaganiriza umwana we amubwira ngwino nkucire ku mayange ngwino nkubwire icyo so yasizabuze ngwino nkubwire mwana wanjye ko mbibona nkurikije uko ubayeho uko mubayeho abana b'iki gihe ngwino nkubwire ibyacu bya kera ubijyanishe n'ibi ngibi ukuremo inama z'ubuzima na album iriho indirimbo 10 indirimbo 10 ni indirimbo nziza saba abanyarwanda kumva album rwose kandi bazanshimira nyuma bashyigikire ndabizi neza ko urugendo ntangiye ndi kumwe namwe nzi ko ndi kumwe namwe kandi abanyarwanda turahari twese tugomba kugushyigikira natwe kandi nicyo tuhabere kugira ngo dufashe abantu kumenya ibyo ukora Jabo indirimbo utubwiye ku ndirimbo yitwa Hinga urayidusobanura ariko ko hariho izindi ndirimbo zigera ku 9 nazo wazitubwiraho ubundi bizo zivuze iki kugira ngo n'abantu bazigeho bazizi cyangwa se bajye kuzireba bafite wakanosyo najya nayumva amenye ngo hano yaravuze iki burya urakoze cyane hariho indirimbo 10 nari maze kuvuga kuri Hinga hariho indirimbo yitwa Ijyanire ubu yamaze kugera hanze amashusho yayo nahise nyikorera amashusho yayo ubiri hanze ni indirimbo y'urukundo
ntaka umukobwa mbwira ko nta cyamuruta muhaye umutima wanjye nkabura icyo muhaye umutima wanjye. Umukobwa mwiza cyane ubyina mu ndenze cyane mwiza cyane bamwitoroga. Akabaho indirimbo ya gatatu yitwa Ikibuzabwenge. Ikibuzabwenge n'umukobwa tuba twarakoranye turi abana bikagera bikaza kuva mu rukundo, nyuma amaze gukura nyine tumaze gukura twembi turakundana, nyuma akaza kunsiga nkaberwa nyine ukuntu nagiye nkumva ngo ibere mu yandi maboko yashatse umugabo. Indirimbo ya gatatu ni indirimbo yitwa Inka. Inka nyine n'ibintu ikintu nabivuga n'umwihariko uri kuri album. Natakaga inka zacu ariko mu buryo bwo kuririmba. Nkeka ko ari ibintu bitamenyerewe mu Rwanda, bundi tumenyereye kumva bavuga amahamba bakavuga amazina yazo, ariko njye nabihaye umudiho mbiha umuziki. Iyo ndirimbo niba yumva ndabizi neza ko bazishima cyane. Indirimbo twe tugeze kwa kane. Indi ndirimbo ni yitwa Itaza Kubaho. Itaza Kubaho ni indirimbo naherewe kare mbabwira kimwe ngo nanjye mbeho n'iki cyari kunyuma ntawari kumva ugutera kw'imitima y'undi. nari nayibagiwe. Ni indirimbo nanditse kera niyo naherewe niga, nayanditse niga mu 6 primaire. Ni indirimbo rero nayo nziza cyane y'urukundo, abantu bakundana watura umukunzi wawe. Indirimbo ya 6 yitwa Umumararungu. Ni umukobwa mbasezera nka mushiki wanjye ashatse umugabo agiye, ndi kumutaka mubwira uzagira urugo rwiza uzabyara ihungu nakobwa. Izindi nazo baraza kuza kuba bazirebaho kuko ndabizeye abantu badukurikira n'imfura cyane barabyumva. Ngeze aho ngaho babonye inzira nziza. Babonye inzira nziza cyane. Hanyuma noneho ariko reka mite nsimbuka agize neza arakunyibutse rize akantu k'inyogosho yawe ni umwihariko kuko kuva nakumenya ndibuka ntago nakumenya ufite amasunzu, ariko igihe cyaje kugera noneho ndayakubonana bita biba ubuzima bwa buri munsi. Kuri wowe amasunzu yafata nk'iki, inyogosho y'amasunzu yafata nk'iki mu buzima bwawe bwa buri munsi? Urakoze cyane. Inyogosho amasunzu urumva nimba tubaho hari uburyo tuba tugomba kugaragara, nko kujya muri salo ukadefiriza ugashyiraho twa tuntu twa menshi. Nanjye rero urumva nakuze wenda niyogoshesha nkwiyogoshesha ama ordinaire iki, ariko uko ugenda ukura nyine ugenda wiga iby'iwanyu hari ibyo ugenda uvumbura nyine. Rero naje kumenya nyine amasunzu nari sanzwe nyaza, ariko ndavuga why not nge ntakira amasunzu ko nubundi ari inyogosho yacu. Gute nakiyogoshesha ingande, kuki nakiyogoshesha zino nyogosho zindi, kuki nge ntashyiraho iby'iwacu? Ikintu cya mbere nyine urabanza ukamenya ibintu, wowe urabanza ukabikunda muri wowe. Rero nagize igitekerezo ndavuga nubundi nkora umuco, reka nshyireho niyogosheshe n'ibintu by'iwacu. Ndavuga njya kuyogoshesha amasunzu, nubwo nabitangiye abantu batabyumva bakanseka ngo ugize umusaza ibi bintu wapi, ngo bikugize nabi, kugize umuntu w'umusaza ati ibintu byaracitse. Kandi nkabibwirwa n'abanyarwanda ukibaza ibintu byacitse n'ibiki byacitse, ibintu no guterekera nyine bakavuga ibintu byinshi. Ariko bakakanya ndashimishwa nuko bakakanya mfite abantu bampamagara bambwira ati duha amafoto turashaka kwiyogoshesha nkawe. Kanzina nabikwereka ukabona nyine nk'abantu nk'umuntu arampamagaye ari umujene ntago ari umusaza, akambwira ngo ndashaka kwiyogoshesha nkawe uko kuntu yogoshe. Abo kakanya mfite abantu bagera nko muri 30 ahari babajene bose babakubaza bamaze kwiyogoshesha nkanjye, bavuga ati turashaka ayo masunzu yawe, dore nk'uyu mujene nawe. Wow, biranamubeye. Kandi ukabona ko ni ibintu bitubereye n'ibintu byacu. Ufite n'umukwaferi wihariye ubigukorera kuko umuntu wanjye unyogosha. Ntago bihenze se kugira ngo n'urubyiruko rubitekereza nabo? Ntago bihenze rwose, ntago bihenze, ntago baba badahenda iby'abandi ngo bahenda ibyacu. Inyogosho ngira ngo wenda hari kuza kugira undi muntu waza kubyibazaho se kukiyogoshe kuriya ni umurage w'ababyeyi cyangwa se wabyumvise ko ari ibyahereye mu gukunda iby'iwacu agahera aho ngaho rero abikora. Nijabo yatubwiye aho yakomotse, yatubwiye aho yigiye kuririmba, ndetse yatubwiye n'uburyo yamenyekanye mu Nganzo Ngari kuko abantu benshi nibo bari bamuzi, cyatumye hagera nuko yahabaye.
yaje kandi no kudusobanurira kuri album ye aherutse gushyira hanze. Ni album imwe rukumbi afite iriho indirimbo zigera kuri 10. Nge narayumvise, mwumvise ko hari n'uturirimbo ngiye nzi, nawe nakuri komandinga kujya kuyumva cyangwa se nakugira inama kujya kuyumva, kuko hariho ibintu uzakunda, hariho indirimbo nziza zikunditse nko ku muntu ufite umukunzi ushobora kwicara nawe uri kuyumva bikagira ukuntu bigenda neza mu mubiri cyangwa se mu mutima bimeze neza bigahita byikora. Ngayo nguko ni Jabo udafashe inanga, kuko abantu bo bamaze kubona ko ubizi. Tubabarire uturirimbireho agace gato cyane, amasegonda nka 30 muri imwe mu ndirimbo ukunda ziri kuri album yawe. Yes, kuri album yawe Hinga hariho indirimbo 10 nk'uko umaze kubitubwira, ariko noneho utiri ufata ku nanga amasegonda make nka 30 duhimwe mu ndirimbo umva yakubera ikirango cyangwa se ugira icyo ubwira abantu ku ndirimbo imwe muri akapera. Urakoze cyane. Sinzi icyo ni nk'ikizami, kuko indirimbo zanjye zose ndazikunda, ntayo nzi nyine ndutisha izindi, no kuva nasohora album nta zindi ndirimbo nyumva, ni indirimbo zanjye kandi ntago njya nzihaga. Yego, wenda nakora imwe muri zo, nakora imwe muri zo igize album, wenda nakora iyo nitiriye album. Arya ubwo ntago nakora kuri wa mugore wanjye. Hinga mwana wanjye igira mu kirahambi ntucire ku mayanjye, utaganiriye ntase ntiyigeze amenya icyo sekuru yasize avuze. Hinga mwana wanjye, hinga mwana wanjye, hinga mwana wanjye. Wow, indirimbo icurangitse neza, icurangitse kinyarwanda. Hanyuma ikibazo cyane mane nateguye kukubaza, ariko nagiriwemo n'inama n'abandi cyo kuza kukubaza. Uri muri industry ya music ariko gakondo, harimo n'abandi bantu bayirimo. Uyu munsi tumaze kumenyamo Ruti Joel, tuzimo na Jules Sentore, niba hari n'abandi uze kunyibutsa. Ndagira ngo umbwire kuri wowe ninde ubona wafata nk'icyitegererezo kuri bo, cyangwa se ninde ubona waguha imbaraga na motivation y'uburyo akora. Urakoze cyane, mbaje ikibazo cyiza. Ku mpande zombi cyangwa ku baririmbyi, ku bahanzi bombi, na baririmbyi b'abahanga cyane muri gakondo yacu, kandi ubona ko duhereye kuri Jire waje mbere, hari ahantu yakuye gakondo, hari ahantu yayigejeje nk'umwe mu rubyiruko rwari ruje muri ibyo bintu, abantu bumva ko ari ibintu by'abasaza. Hari ahantu yayikuye, hari naho yayigejeje, yayambitse, hari umwambaro yayambitse mwiza, bituma urubyiruko babyibonamo babikunda. Ndakeka na Ruti ashobora kuba yari umufana wa Jire, ntabwo ibyo nabitindaho, kuko bakoranye n'indirimbo kera. Ruti nawe ni umuntu akibyinjiramo ubona ko yazanye imbaraga. Hari undi mwambaro nawe yambitse gakondo. Bose n'abantu rero navuga Imana ibaha umugisha cyane. Hari ahantu bari gutera ishema igihugu cyacu muri gakondo yacu. Ntawe navuga ngo uyu yararutuyu, kuko buriya kuririmba biba bimeze gutya, bikamera gutya. Ahubwo icyo nasaba urubyiruko, abaririmbyi bakunde ibintu byacu, gakondo yacu, tuyishyigikire, ku buryo n'abanyamahanga nibazajya baza ku buryo bakabona urubyiruko rurimo bakagira amatsiko yo kumva ibyo bintu. Uramudirantu ziri kuri 5 ku 8, iyi 3 kuri 6, nyine ku buryo bimucarenjinga. Ariko yaje kumva nyine ni za style n'ubundi, kandi n'ibintu icyambere birimo amafaranga. N'ubundi ntago byakubuza kuba umusitari nkuko turabibona. Ruti na Jire babaye abasitari, nawe uri mu nzira yo kuba umusitari. Ni ibintu rero urubyiruko tubikunde. Hari urubyiruko rwinshi nkunda kuganiriza, babwira ati ibi bintu mureke tubikunde, ni ibintu byacu, tubikunde, tubishyigikire, tuzaterwa ishema nuko abana bacu, abuzukuru bacu, abandi bantu bazaduturuka inyuma bazabaririmba ibihangano byacu nkuko turirimba ibihangano bya ba Rujindiri, turirimba ba Masamba, tukavuga ati kandi Masamba ntayikora gakondo. Na n'ubu ngubu rebigiye yayiherena n'ubaka bakiyikora. Ibaze natwe dushaje muri buriya buryo. Ngiye mba numva nshaje muri buriya buryo, byaba ari byiza hari ahantu kavuga ati byibuze ndenze ikibuga cy'indege Kanombe, ngiye ahandi hantu hari ibintu ngiye kwerekana by'iwacu, bakamenya ibyo bintu byacu.
icyo nsaba ndasaba urubyiruko dukunde gakondo yacu tuyumve tubanze nitwumve ko nitubigemo nko guhaha banzu bikunde ibindi bizaza nyuma bibikurikiye. Arakoze cyane umutumirwa wacu w'umunsi ni Jabo cyangwa se Karini Jabo nk'uko amazina y'ababyeyi ameze. We rero yahisemo gukoresha Jabo mu izina ry'ubuhanzi ari naryo abantu bamuziho. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, naringiye kumubaza ku kijyanye na Afro Gako ndetse na Afrobeat. Kuri we ariko amaze kubidusobanurira, ngira ngo sinzi niba hari ikindi warenzaho ku byo wari umaze kubwira abantu byo gukunda iby'iwacu kurushaho. Birumvikana rero ko dukwiye gukunda iby'iwacu tukabiteza imbere tukabiha amaboko ndetse n'imbaraga. Hanyuma rero turamushimiye d'abord, turagushimiye kuba wemeye kuza. Namwe ndabashimiye kuba mwanyakiriye nkavuga ku bikorwa byanjye. N'abandi tuzagenda tugera dukomangaho, nizere ko muzatwemera mukadukingurira tukaganiriza abanyarwanda tukababwira ubuzima bwacu bwa buri munsi ndetse no kubasobanurira ibyo dukora. Njye ndi Joseline Tumukunde nk'uko mumaze kumenyera. Televiziyo yo ni Tuti Jojo TV. Ciao ciao na huta.